Igitondo cyiza nshuti mudukurikiye, uyu ni umwanya w'amakuru agezweho. Ni mu gihe abantu benshi bari bahugiye mu kwitegura umunsi wahariwe abakundana cyangwa ikizwi nka Saint Valentin mu ndimi z'amahanga. Umunsi abakundana bishimira bagahana impano zitandukanye, iziri mu bwoko bw'indabo ndetse n'amafaranga, hiyongeyeho n'ibindi bintu runaka byashimisha umukunzi. Muri make imyiteguro irarimbanije kuko Saint Valentin nakagaruka iba buri mwaka ku wa 14 Gashyantare. Gusa urwego rw'ubugenzacyaha RIB rwaburiye abahana impano z'indabo zirimo inote ko ibyo bintu bigize icyaha. Ibi byagarutsweho n'umuvugizi wa RIB Dr Murangira Bethiyeli mu kiganiro yagiranye n'Igihe, avuga ko abahana impano z'indabo zirimo inote cyangwa amafaranga baba bakora icyaha kandi bihanwa n'amategeko. Yagize ati mu minsi ishize murabyibuka ko hari abo twakurikiranyeho ibyo byaha, rero byaba byiza hatagize abandi bagwa mu mutego wo gushimisha abakunzi babo ngo birangire babikoremo ibyo byaha. Yakomeje avuga ati ntacyo byaba bimaze gushimisha uwo ukunda ugasanga wisanze mu butabera. Arakomeza aravuga ati mukwiye kubyirinda rwose kuko icyo ni icyaha gikomeye kandi cyane. Yongeye agira ati ushaka gutanga impano y'amafaranga bikore rwose, ariko mu buryo bw'uwahisha amafaranga y'igihugu. Gutanga impano ni uburenganzira bwa buri umwe wese ukabyumva, ariko bigakorwa mu buryo butagize icyaha. Byumvikane neza kandi cyane, RIB ntawe yabujije gutanga impano y'amafaranga, ariko bikorwe mu buryo bwubahisha ifaranga ry'igihugu. Dr Murangira yavuze ko mu bihe bya Saint Valentin abantu bakwiriye kwishimana n'abakunzi babo, bakabaha impano zitandukanye, ariko birinda icyo ari cyo cyose cyabashora mu byaha. Mu Ukuboza mu mwaka w'ibihumbi 2025 RIB yataye muri yombi abantu bose bagera kuri 5 bari bakurikiranyweho icyaha cyo kugayisha agaciro k'ifaranga ry'igihugu. Icyaha cyo kugayisha agaciro k'ifaranga ry'igihugu giteganywa n'ingingo ya 221 y'itegeko nimero 68/2018 ryo kuwa 30 Kanama umwaka w'ibihumbi 2018, riteganya ibyaha n'ibihano muri rusange. Rivuga ko urukiko ruramutse rubahamisha iki cyaha rwabahanisha igifungo kitari munsi y'umwaka umwe ariko kitarenze imyaka 2, n'ihazabu y'amafaranga atari munsi ya 1 miliyoni ariko atarenze 3 miliyoni. Banyarwanda ndetse namwe mwizihiza uyu munsi mukuru wahariwe abakundana, mbifurije gukomeza kugira imyiteguro myiza, ariko mukomeza kuzirikana kubahisha ifaranga ry'igihugu. Wahageze kuri Comeka TV, nk'ibisanzwe muracyari kumwe n'umuhuza w'ibyegeranyo, ibidasanzwe utazigera wumva ahandi ku isi, hakubiyemo bya bindi bizagufasha guhindura ubuzima, ibitekerezo ndetse n'imikorere. Nitwa BYT, amazina yo ntajya ahinduka. Wowe ukiri mushya kuri channel, gahunda no gukanda subscribe ndetse ugakora share, warangiza ugatanga igitekerezo binyuze aho wanditse comment. Nyuma yo gukanda subscribe ugakora share ndetse ugatanga n'igitekerezo cyawe, reka dukomeze twiganirire nyuma yo kumara no kumva aya makuru. Nizere ko atagutunguye. Nawe jya muri comment utubwire ukuntu wabyumvishe ukimara kumva aya makuru yatangajwe n'umuvugizi mukuru wa RIB. Ese nawe wari uri mu myiteguro ya Saint Valentin? Wowe n'umukunzi wawe mubigeze he? Wowe n'inshuti zawe mubigeze he mubitegura? Ese nawe ujya utanga iyo mpano iriho amafaranga cyangwa utanga indabo gusa? Niba hari kimwe utanga muri ibyo, gira icyo wandika muri comment. Cyangwa niba nta na kimwe utanga, ese kuri Saint Valentin umukunzi wawe yirirwa wenyine cyangwa hari ahantu muhurira bitewe nawe ukeneye?